Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi wa 226 dusoma Bibiliya. Turimo turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Reka dusome mu izina rya Yesu, tugeze ku bice 22. Umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyujije ubukwe bw'umwana we arongora, atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze, byose byiteguwe muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be, barabashinyagurira, barabica. Maze umwami ararakara, agaba ingabo ze, arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu bati, ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze batahe ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu bati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahakenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe bakaba bake. Abafarisayo bamugerageresha iby'umusoro. Maze abafarisayo baragenda bajya inama y'uko bari bumutegeshe amagambo. Bamutumaho abigishwa babo hamwe n'abaherode bati, mwigisha, tuzi yuko uri inyangamugayo kandi ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri, nturobanura abantu ku butoni, kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese. Nuko tubwire, utekereza ute? Amategeko yemera ko duha Kayizari umusoro cyangwa ntiyemera? Ariko Yesu amenya uburiganya bwabo, arababaza ati, mungeragereje iki mwandyarya mwe? Nimunyereke ifeza y'umusoro. Bamuzanira idenariyo. Arababaza ati, iyi shusho n'iri zina ni ibyande? Baramusubiza bati, ni ibya Kayizari. Maze arababwira ati, nuko rero ibya Kayizari mubihe Kayizari, iby'Imana mubihe Imana. Babyumvise barumirwa, bamusigaho baragenda. Yesu asubiza abasadukayo ibyo kuzuka. Uwo munsi abasadukayo bahakanaga yuko ari ntawe uzuka, baza aho ari, baramubaza bati, mwigisha, Mose yaravuze ngo umuntu napfa batarabyarana, mwene se nahungure umugore we acikure mwene se. Nuko iwacu habayeho abavandimwe 7. Uwa mbere yararongoye arapfa, maze kuko batabyaranye araga mwene se umugore we. Nuko n'uwa kabiri n'uwa gatatu kugeza kuri bose uko ari 7 bamera batyo. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. Mbese mwizuka azaba ari mukande muri bose uko ari 7, ko bose bari bamufite? Yesu arabasubiza ati, mwarahabye, kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Mwizuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Ariko se ibyerekeye ku kuzuka kw'abapfuye, ntimwari mwasoma icyo Imana yababwiye ngo, ni njye Mana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo? Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ni iy'abazima. Abantu babyumvise batangazwa no kwigisha kwe. Itegeko rirusha ayandi gukomera. Ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo, bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigisha amategeko amubaza amugerageza ati, mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri aya mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe
niyo yuririraho. Yesu umwana wa Dawidi. Yesu ni umwana wa Dawidi. Abafarisayo bagiteranye, Yesu arababaza ati, ibya Kristo murabitekereza muti? Ni mwene nde? Baramusubiza bati, ni mwene Dawidi. Arababaza ati, nuko rero ni iki cyatumye Dawidi yabwirijwe n'umwuka amwita umwami ati, umwami we ati, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko ubwo Dawidi amwita umwami we, none abasha ate no kuba umwana we? Ntihagira umuntu wabasha kumusubiza ijambo, ndetse uhereye uwo munsi nta muntu watinyutse kongera kugira icyo amubaza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 23. Yesu abuza abigishwa gukurikiza imigenzereze y'abafarisayo. Maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be, atabanditse n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura bakongera incunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi, no kuramukirizwa mu maguriro, no kwitwa n'abantu rabi. Ariko mwebweho ntimuzitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko se ari umwe, ari uwo mu ijuru. Kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Ahubwo uruta abandi muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi. Ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo. Namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kwinjiramo ntimubakundire. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko murya ingo z'abapfakazi, kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya. Nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ayandi. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu, ariko iyo ahindutse mutuma baruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'igihinomu. Mwabarandasi bahumye mwe, muzabona ishyano, mwebwe abavuga muti, urahiye urusengero ntacyo bitwaye, ariko ngo urahiye izahabu yo mu rusengero azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye. Mwabapfu mwe, mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni izahabu cyangwa ni urusengero rwubahiriza izahabu? Kandi ngo urahiye igicaniro ntacyo bitwaye, ariko urahira ituro rikiriho azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye. Mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni ituro cyangwa ni igicaniro cyubahiriza ituro? Nuko urahiye igicaniro nicyo abarahiye n'ibikiriho byose, kandi urahiye uyu rusengero nirwo abarahiye n'irubamo. Kandi urahiye ijuru abarahiye intebe y'Imana n'iyicaraho. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mutanga 1/10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mwabarandasi bahumye mwe, muminina umubu, ariko ingamiya mukayimira bunguri. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumye we, banza woze imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa
bigaragara inyuma ari byiza nyamara imbere byuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Niko muri namwe, inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mu mitima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi, mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi, mukavuga muti iyaba twariho mu gihe cya ba sogokuruza, ntituba twafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. Uko niko mwihamya yuko muri abana babisha abahanuzi. Ngaho nimwuzuze urugero rwa ba sekuruza wanyu, mwanzoka mwe, mwabana b'incira mwe, muzahunga mute iteka ry'igehinomu. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi, bamwe muri bo muzabica, muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabirukana mu midugudu yose bajyamo, muhereko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye ku isi, uhereye ku maraso ya Abeli umukiranutsi ukageza ku maraso ya Zakariya mwene Berekiya, mwiciye hagati y'ahera h'urusengero n'igicaniro. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasohora ku b'iki gihe. Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 24. Ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda, abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza ahari biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye, nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungira ku misozi. N'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho, uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi yaba itagabanijweho, ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Nuko nibababwira bati dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo,
cyangwa dore ari mu kirambi, ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'Umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga. Abonye Umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi, azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Murebere ku mutini, ni wo cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose, muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa Umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi Umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso, ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziramo. Umugani w'abagaragu babiri. Mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge, shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerera igihe cyaryo? Uwo mugaragu arahirwa, shebuja naza azasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. Ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati, databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, amucemo kabiri, amuhanane n'indyarya. Niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dukomereje dutangiriye ku bice 25. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu.